ndabasuje mbifurije ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje gukurikira amakuru tubagezaho kuri uyu muyoboro. Twizera ko mwamaze gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu rwose ajye bageraho neza cyane mu buryo bwihuse. Gatanu kuri gatanu inkuru ivugwa mu gihugu cy'u Burundi ikomeje kuba inkuru cyangwa se ikomeje guca ibintu. Hari amakuru mashya tugezeho kano kanya. Murabizi yuko ibinyamakuru bitandukanye bya byatangaje amakuru, hari byabanje kuvuga yuko ari inkongi y'umuriro yibasiye ikigo cy'ya gisirikare hariya i Burundi aho bita imusaga, ariko kandi haje kumenyekana andi makuru mashya nyuma y'ibyo binyamakuru byagiye bitangaza yuko ari inkongi y'umuriro, ibindi bikavuga yuko ubwo bubiko bw'intwaro bwaba bwatwitswe n'abasirikare imbere muri bo kubera kutumvikana, kuko nyine aho hahiriyemo ubundi intwaro nyinshi cyane rwose aho ngaho muri Kabaze aho bita imusaga cyangwa se muri zone ya Musaga hano i Bujumbura. Havuzwe rero byinshi cyane, bamwe bavuga ati Ndayishimiye yarayahunze, ati yahunze igihugu, ariko mwaje no kumva yuko ari byinshi yanatangaje, harimo n'amakuru mashya y'ibyo amaze gutangaza mu kanya kashize, nabyo ndaza no kubigarukaho. Reka duhere ku makuru mashya ari kuvugwa ku bigendanye n'ibyaturikiye mu kigo cya gisirikare hariya muri Kabaze cyangwa se muri zone ya Musaga. Ubundi byabaye mu masaha y'ijoro, guhera mu masaha rwose ya saa 12 n'igice saa moya, byagiye bigeza mu basasta nta guhagarara, humvikana ibiturika, naho benshi batangiye kugenda bashidikanya bavuga bati se ingiyi yaba ari inkongi y'umuriro koko. Gusa kuko nyine impamvu abantu banakunze kugaruka kuba ari inkongi y'umuriro nuko byaje no gutangazwa na General Baratuza, uyu ngo akaba ari umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB, watanze itangazo nyuma yo kubona ko ibintu byacitse mu gihugu cy'u Burundi. Hari n'abari batangiye gukuramo kabo karenge aho ngaho hafi yaho byaturikiye, bamera nkaho bari guhunga, nk'uko amakuru tugiraho twahabwaga n'abari Bujumbura yabitangazaga bigaragazaga. Hanyuma uyu General Baratuza yaje kuvuga yuko ngahangaha hafashwe n'inkongi y'umuriro mu buryo butunguranye cyangwa se circuit electrique, bityo ko bidakwiye guhungabanya abantu mu buryo nk'ubwo bari kubitekerezamo, kandi ko ngo biza guhagarara bitewe n'uburyo abatekinisiye bari kugenda babyitaho buhoro buhoro, bikaba biza kugenda bihagarara. Ayo magambo rero yatangaje yaje kongera asa naho aguvugurujwe n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe, harimo ibyitwa bya SOS Medias za BBC, bavuga ko ibintu biri kuba byaba atari inkongi y'umuriro gusa, kubera ko ntabwo byumvikana uburyo amasaha ashobora kugera muri 5 humvikana ibiturika, wumva ari nk'inkuba gusa, wumva ari nk'amabombe, wumva ari nka misile mu gihe kingana n'amasaha agera muri 5 yose nta guhagarara, kandi umuriro waka mu kirere cy'Ibujumbura, ubona yuko ibintu byahindutse umuyonga. Bakavuga bati se byashoboka bite ko iyi ngiyi yaba ari inkongi y'umuriro, nubwo n'inkongi y'umuriro ushobora guteza ibintu bikomeye cyane cyane ko byumvikana ko nyine ari mu bubiko bw'intwaro, kandi intwaro koko zigezweho n'umuriro ushobora kubagira guturika, birumvikana harimo ibisasu, harimo ibindi bintu tutazi twebwe nk'abasivile bishobora kuba byakangirika ku buryo byanateza guturika cyane gukomeye. Ariko uburyo byabaye muri ayo masaha yose byatumye ibitangazamakuru bimwe na bimwe byongera birandika, bivuga yuko ibiri kuba byaba atari inkongi y'umuriro gusa ibyabitangazaga byose byabaga bigaragaza ko bidafite amakuru ahagije, ariko bikagaragaza yuko iyi ngiyi ibyo biri kuba byaba ari inkongi atari inkongi gusa. Hanyuma nibwo rero mu kanya kashize rwose tuje kubona amakuru aturuka i Bujumbura, hariho umuvandimwe uri hariya mu gihugu cy'u Bujumbura yavuze yuko aho byabereye ari hafi yaho bari baherereye, barimo bizihirwa mu masaha y'ijoro nyine, kwa kundi abantu baba banasoma agacupa, ngo baje kubona bakabona ikintu mu kirere rwose kigenda kimyasamyasa amatara y'icyatsi, kiza guhinduranya amatara kiza kumyasa ay'umutuku uko kigenda kigabanya cyangwa se kimanuka hasi. Nibwo rero ngo cyaje kugana mu kigo cya gisirikare cya Baze hariya rwose aho ngaho, ndetse ngo bamanje gukeka yuko byaba icyo kintu cyaba kikakwanuka kaba kari kwerekeza, yaba ari wenda ari nk'indege yaba intoya biri kwerekeza kuri hoteli yitwa Source du Nil hafi aho ngaho, cyangwa se ahandi hantu hatandukanye mu nyubako z'abayobozi bakomeye, harimo n'ahakorera n'abayobozi bakuru b'ingabo mu gihugu. Ariko ngo baje gutungurwa no kubona kituye aho ngaho mu kigo cya gisirikare nyuma y'iminota igera muri 7 n'amasegonda nk'uko babivuze, ngo wahise haturika ibintu bidasanzwe. Wa muntu we ibyahabereye ntabwo ari byo babwira umuntu, ni ibintu by'akaga gakomeye cyane, kuko ngo bahise bumva ibintu bituritse mu buryo batigeze bumva, nk'uko uyu yabitubwiye, uwo murundi uri aho ngaho i Bujumbura. Yavuze ko kuva icyo gihe rero bibaye haturitse ibyo bintu babibonye mu gihe kingana n'amasaha menshi, ku buryo nawe ngo yarinze ajya cyangwa se ava aho hantu, kandi ngo abo abantu havuye bakizwa n'amaguru basa naho bahunze, kuko babonaga ibintu bidasanzwe bishobora kuba birimo ikindi kintu gisa naho ari igitero.
yaje kuvuga ko rero yaje mu masaha ya saa 8 nibwo yaje kutubwira yuko ubwo ni mu rukerera nyine mu masaha y'igicuku yaje kuvuga yuko ibyabaye atari inkongi y'umuriro nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'igihugu, harimo ibyatangajwe na General Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi n'ibyatangajwe n'izindi nzego zegamiye kuri leta zavugaga yuko ibyabaye ari accident cyangwa se impanuka, ndetse ko iyo mpanuka yabaturutse ku muriro utaruhagaze neza cyangwa se sirikwi yabaye, bityo hagafatwa ububiko bw'intwaro bugashya bugakongoka. Ariko uburyo byabaye ndetse nuko byaje kugaragara bose kugeza ubu muri aya masaha baje kuvuga yuko ibyabaye cyaba ari igitero cyagabwe hariya ku kigo cya gisirikare cyangwa se muri abubiko bw'intwaro za gisirikare hariya i Bujumbura. Gukeka rero iby'icyo gitero bahise banatangira gutekereza aho igihugu cy'u Burundi gifitanye umwuka mubi muri iyi minsi, batangira kuvuga yuko byaba byakozwe n'umutwe witwa Red Tabara. Umutwe wa Red Tabara ni umutwe wundi ukorera mu mashyamba yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, umaze igihe uhangayikishije igihugu cy'u Burundi mu buryo bukomeye cyane, kubera ko mu bihe byashize wagabye ibitero bigera muri bibiri byose i Bujumbura, ndetse uza no kubyigamba uvuga yuko ari wabikoze bitewe nuko uri gushaka kugaragariza leta y'u Burundi ko hari icyo bakwiye gukora ku byo bemereye abarundi ariko bidashyirwa mu bikorwa, harimo kuba basaranganya ubutegetsi mu moko yose hatabayeho kwikubira ishyaka rimwe rikasanga niyo ryiganje nk'ingiri CNDD-FDD niryo rigenda rihererekanya ubutegetsi, kuko barabizi ko ubushize hayi baraga Petero Nkurunziza ngo bari Ndayishimiye gutyo ugasanga nyine kuva kuri Petero Buyoya ibintu byatangiye kugenda bisa naho bizamba. Ibyo ni bimwe mu byo uyu mutwe wa Red Tabara uharanira cyangwa se urwanirira. Ariko hakabamo n'ibindi bavuga yuko hariho kuba iterambere ritagenda neza mu Burundi, hariho za ruswa, harimo kandi ukwikanyiza ufasha ubutegetsi ugasanga arishyira hejuru cyane abandi akabakandamiza. Bavuga ko rero bafashe intwaro kugira ngo barwanirire icyo kintu, bityo habaho impinduka mu gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu rero berekeje mu mashyamba yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bagabye ibyo bitero mu bihe bitandukanye, mu bihe byashize mu myaka ishize, bavuga ko bari gushaka kwereka u Burundi ko bibaye ngombwa abantu akora ikintu gikomeye cyane kandi ko bifitiye ubushobozi, kuko ibyo bitero u Burundi ntago bwabenyaga uko byagenze, nabwo bajyaga kubona bakabona abantu bahaguye bakumva agace runaka karashwe ariko batazi ngo byagenze gute. Icyo gihe rero nibwo muri ibyo rero nibyo abantu batangiye kugenda basanisha bavuga bati se Red Tabara yaba ariyo yakoze igikorwa nk'iki ngiki gikomeye cyane. Ariko nanone hakaba bavuga bati se Red Tabara ifite ubushobozi bwo kuba yaba ifite intwaro nk'ingi nka drone, noneho iyi drone hari n'abari kuvuga ko idasanzwe kurikije uburyo yaje bucece rwose itavuga yikagera muri icyo kigo cyangwa se aho muri ubwo bubiko bw'intwaro igaceceka ku buryo nyuma y'iminota runaka 7 gutyo aribwo humvikanye ibiturika amaze kwagera, bikumvikana ko ari drone idasanzwe kandi yaba ihenze. Bakibaza niba Red Tabara yaba ifite ubwo bushobozi. Ikindi nanone niko bavuga bati si drone mu kurasa ngaho yayobowe nande, yaraherereye hehe, Red Tabara iri he, kiri muri Kivu Amajyepfo kandi nabwo kure. Ibyo byose bakavuga ko harimo gushidikanya, ariko nanone bakavuga bati nta wamenya umutwe nanone nk'uyu nguyu ushobora no kuba wagira ubushobozi bundi, kuko umutwe kugira ngo ubu hari unakomeye imyaka umaze yose igihugu cy'u Burundi cyarananiwe kuba cyawurwanya, nuko ufite izindi mbaraga kandi zikomeye. Bityo rero niyo mpamvu bavuga ko byo nabyo bishoboka. Hakaba abandi bagiye bandika kuri za X cyangwa se za imbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bavuga ngo byakorwa ngo na 23 kwa kundi n'ubundi abo muri SNDD cyangwa se abadede bakomeza kuvuga yuko hari imigambi ngo mibisha M23 yo gutera Ubujumbura, bakabishingira no kuba ngo M23 kuri ubu ngubu iri hariya mu bice bya hafi y'umujyi wa Uvira, kuko Uvira ubundi niyo yari yarawufashe ariko iza kurekura nyine ku mpamvu zo gutanga amahoro ndetse n'agahenge ndetse n'inzira y'ibiganiro. Aha rero nibwo bavuga bati M23 ntabwo iri kure aho baherereye naho Bujumbura iri, no kuba bahagera cyangwa se bahakorera imigambi biroroshye cyane, kandi M23 yo ifite ubushobozi bukomeye cyane, kuko no muri iyi minsi mu mirwano ikora cyane ihangana n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye, harimo ibyo bakoreshamo drone kandi zigashegesha igisirikare cya leta ya Kongo ku buryo nayo yatinyemo, bityo ikagenda yitabaza umwisi n'umugenzi, yitabaza Turkiya, yitabaza Ubushinwa, yitabaza Abirigi kugira ngo izo drone bafite nabo zongerwe barebe ko bahangana n'izama 23. Bityo bakavuga bati M23 yaba ari yakoze iyo kintu. Ikindi bashingiraho ngo nuko M23 n'ubundi maze gitangaza ko mu bayibangamiye harimo n'abarundi, kuko abarundi abo abasirikare bamwe mu Burundi bafatanya na FARDC bagafatanya na FDLR mu kugaba ibitero kuri 23. Kandi mu byo abantu bavuga mu basesengura intambara ibera mu basazuba bwa Kongo bavuga ko
ko mu ntwaro zikoreshwa mu kugaba ibitero kuri M23 harimo n'izituruka i Bujumbura, noneho ngo no muri iki kigo by'umwihariko cyahiye kigakongoka nacyo ngo kikaba cyifashishwa mu kugemura intwaro zigera hariya muri Kongo mu kugaba ibitero kuri M23. Ikindi nuko hashize iminsi hari inama za hato na hato z'urudaca zikorwa na FRDC, abamwe mu basirikare bakomeye muri FRDC, bamwe mu basirikare bakomeye muri FDNB gisirikare cy'u Burundi, n'abandi bakomeye muri FDLR, byose bigambiriye mu kujya gusenya cyangwa se kurwanya M23. Izo nama zikayoborwa n'abantu bakomeye harimo ndetse na General Prime Niyongabo nk'uko bivugwa, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Ibyo rero nabyo bakavuga bati M23 ishobora kuba yabibona ikabona itabyihanganira, bityo ikaba yagaba igitero gikomeye cyane nk'iki ngiki twavuga ko gisa naho cy'ikoranabuhanga ahubwo muri rusange. Rero ibyo nabyo babishingiraho bavuga ko M23 yakora icyo gikorwa gikomeye cyane cyo kuba yatwika ubwo bubiko bw'intwaro bukomeje kuba bwayibangamira. Hanyuma kugeza ubu ngubu ntacyo Uburundi buratangaza ngo buvuge ngo wenda ngo byakozwe n'uyu, icyo ubwo buracyari mu mujyi wo kuvuga yuko ari inkongi y'umuriro, ndetse nabo ngabo ari gushyirwa mu majwi nta buragira icyo abivugaho, yaba ari Gitabara yaba M23 ntacyo iravuga, cyane ko M23 yo mu bihe bigiye bitandukanye yavuze ko nta gahunda cyangwa se nta mpamvu ifite yo kujya gutera Uburundi. Abirwana nabo ni abanyekongo, icyakora cyo bavugaga ko batakihanganira uwo ari we wese ubangamira amahoro, kandi mu bo bavuga babangamye harimo no kuba nyine harimo ingabo z'u Burundi zifatanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwibasira abaturage b'abasivile bavuga ikinyarwanda, cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi bicwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo n'ibice birimo M23. Turumva ko rero ntabwo iki gitero gikomeje kuvugwaho rumwe kugeza ubu, kandi bikaba byamaze kuvuga nyine ko ari igitero. Hanyuma reka wenda soreza no kuri ibyatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'ibyabaye byose. Abantu bari bategereje kumva icyo umukuru w'igihugu avuga kuri ibi byabaye, bavuga bati se we aratangaza iki. Hari n'abari batangiye kuvuga ngo Perezida Ndayishimiye ngo yahunze, ntawe uzi yaherereye, ngo yahinze umushyitsi nyuma yo kubona ko ububiko bw'intwaro bukomeye cyane bwatwitse, avuga ko yaba n'abari wari gushakishwa kagiye guhirikwa. Hari n'abari babizanyemo bavuga bati ese yaba ari General yaregiye mu Bunyoni wigeze kuba Minisitiri w'Intebe mu Burundi amaze iminsi afunguwe na Ndayishimiye nyuma yo gushyirwaho igitutu. Abandi bakavuga bati se byakorwa n'umuyobozi, umwe mu bayobozi bakuru muri SNDD, uyu nguyu akaba nawe amaze iminsi akozanyaho na Ndayishimiye, uyu mugabo witwa Gervais Ndirakobuca. Bakavuga bati se nibo bari kubikora kugira ngo barindimure Ndayishimiye, dore ko n'amatora yegereje mu bihe biri imbere. Byose bikaba bikugenda bivugwa, ariko nyine baje kubyerekeza ku gitero ngo cyaba cyagabwa. Reka rero tujye ku ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Neva yagize icyo avuga ku nkongi cyangwa se wenyine yavugaga ko ari inkongi. Ni Perezida Ndayishimiye rero yavuze ko ibi ngibi byabaye kuri X, ubundi niho yahise atangaza ubutumwa bwo guhumuriza abahuye n'ibyago abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Ahagana saa 11:11 z'ijoro yemeje ko ibyo bisasu byumvikanye byatewe n'inkongi y'umuriro yadutse muri ubwo bubiko bw'intwaro, yihanganisha ababuza babo ndetse n'abangirijwe ibyabo, kuko nyine hariya hanaguye abantu. Ati ndahojeje abagize ibyago biturutse ku muriro wadutse mu bubiko bumwe bw'inkambi ya gisirikare iri muri zone ya Musaga. Turahumurije kandi abarundi bose, inzego z'igihugu ziri ku kivi kugira ngo zitabare kandi zibandanye zikinga kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Imana irinde Burundi. Nubwo rero imibare nyakuri y'ibyangiritse n'abaciwe muri iryo sanganya atarashyirwa ku mugaragaro, ariko avuga ko ibyabaye byasize ingaruka zikomeye cyane. Ibice byibasiwe cyane rero ni Musaga na Kanyosha hafi ya Kabaze ndetse na Kinindo na Kinama. Hari kandi amakuru y'ibyangiritse mu bindi bice bya kure nka Gisandema, Bwiza ndetse na Nyakabiga, byose byagerwagaho n'ibishashi by'ibyo bisasu cyangwa se ibyo byaturitse ibyo bintu bituruka. Mu gihe cy'urujijo havuzwe ibikorwa by'ubujura, aho bamwe mu bagizi ba nabi bahise basahurira mu nduru batangira kugenda basahura abantu basaga naho bari guhunga ibyaturitse hariya mu gihugu cy'u Burundi. Rero urumva yuko ibintu bitoroshye na gatoya. Ahangaha kugeza ubu ngubu muri aya masaha tuvugana nta kiratangazwa n'uruhande rw'u Burundi, usibye nyine byatangajwe n'ibya Perezida Ndayishimiye ndetse n'ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'u Burundi w'ingabo z'u Burundi Gaspard Baratuza. Yari yatangaje yuko ibyabaye bifitanye isano n'ikibazo cyabaye muri depo ububiko bw'intwaro, aho umuriro wadutse mbere yo gukurikirwa n'iturika rikomeye ryabayeho. Abantu bakavuga yuko ngo ari uguterwa cyangwa se ari ibisasu. Akaba yabwiye itangazamakuru ko ari impanuka yabereye mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare
ariko ntabwo yahise atangaza icyateye inkongi n'ingaruka nyazo zateye impanuka. Kugeza ubu rero abari i Bujumbura bari mu bwoba bavuga ko ibyabaye bishobora kuba atari inkongi, kuko ko cyaba ari ikindi kintu gikomeye cyane kandi ko cyaba kiri kubanziriza ibindi bizaba bikomeye. Bakaba rero bakeka ko umwuka utifashe neza muri iyi minsi hariya i Bujumbura ushobora kuzana akaga gakomeye cyane. Reka nshimire buri umwe wese kurikiye amakuru tubagezaho, mukomeze kugira ibihe byiza, mukore subscribe, mukande like, mukande share, muduhe comment, ubundi dukomeze kubagezaho amakuru atandukanye agezweho.